kibazo giteye gute, gihawe uwuhe murongo? Mwakoze, nitwa Jasmine Mukamusoni, Executive w'Akagari ka Ruhengeri. Dusanze mu kibazo twarimo dukemura mu mudugudu wa Kabaya cy'umugore n'umugabo. Bafitanye ikibazo cy'amakimbirane adasobanutse ashingiye mu buriri, aho umugabo avuga ko umugore amwima, umugore nawe akavuga ati ntabwo anyeshaka akenera ngo ambwire, ahubwo amfata nk'itungo akanshikanuza, bityo nanjye nkabyanga. Ibyo rero bikabona bikurura amakimbirane amaze imyaka myinshi igera muri 7, ubona bishobotse ko bakwemera ko batandukana kuko babana mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko umugabo aratsimbarara n'umugore agatsimbarara, kandi bose ntawe ushaka kugira ngo agaragaze ikindi kibazo nyamukuru bapfa. Bavuga ko ibibazo byabo bishingiye ku gitsina mu buriri. Byatumye rero mu ijoro ryo ku cyumweru barashyamiranye, nabwo ngo umugabo akeneye umugore aramwangira, bararwana, bituma umugore aruma ubugabo bw'umugabo we. Umugore nawe anyereka ko umugabo yamujombye ikintu, niba ari igiti, niba ari umusumari cyangwa iki, sinamenye icyo yamujombye, yanyeretse ko afite igikomere. Ubwo rero bose nk'uko mwabyumviye namwe muhari, nta bindi bapfa, nta yandi makimbirane ahari uretse mu buriri. Mu buryo bwo gukemura iki kibazo mu gihe kirambye harateganywa iki nk'ubuyobozi? Dushingiye ku byifuzo baduhaye, nk'uko nabibabajije, umugore warifuza ko akurikije igihe bamaze mu makimbirane batandukana. Umugabo nawe akavuga ati nubwo batandukana ariko njye ntacyo yenda kuzambaza yakora hano iwanjye. Ubwo rero twabatumye ko ejo imiryango yazaza ku mpande zombi, ababyeyi ku mpande zombi n'inshuti n'abavandimwe babo, ejo tugahura saa 3 ku kagari kugira ngo dufatanye gufata umwanzuro. Nubwo basezeranye byemewe n'amategeko, ariko ntabwo ari abo kwicanira mu nzu, kubera ko itegeko rihari. Bazatandukana nyuma mu buryo bw'amategeko, tubahaye raporo ibajyana mu rukiko, ariko twe twabatandukanya by'agateganyo dukurikije uburemere bw'amakimbirane bafitanye n'igihe bayamazemo. Tukabashimira. Murakoze.